bitewe n'igikomere nakuranye. Nakuranye igikomere abantu benshi bajyaga bambwira ko ndi mubi ku isura. Bakuvuga kuri mubi? Yes. Yego. Ndatekereza ndavuga rero ntabwo nshobora gushaka umugore nawe udafite iki uburanga. Yes, kubera ko icyo gikomere nyine kutigirira icyizere mu bantu. I know. Cyo ni cyambere. No gutuza kwanjye. Nuko kubera icyo kintu sinajyaga mu bantu. Yego. Umvaga wikandagira. Kuko no ku ishuri kereka abankurikiragamo icyo bambonagamo kubasobanurira ubwenge. Yes, ndagenda maze gukora izo nshingano. Ubwo mu kugenda mankubitanye n'uwo mukobwa. Uwo nguwo natangiye ko narambagiye. Namubwira nti muraho, aransubiza bisanzwe, yanyitaga pasiteri bisanzwe. Ndamubwira uri amahoro meze neza? Ntiyego. Ntuzi ko ngiye kuba umugabo? Mubwira gutyo. Yego. Kandi ntago ndaba umugabo w'abandi bantu ngusize. Uwo mwanya namubwira bitekereza aka kanya ujye gutamaze ko mu gisubizo ko uzambera umugore. Ni kuko ntabyo narenze. Hari uko umuntu afata umwanya ngagiye gutereta. Aho yatahaga ahagera bitinze. Ubwo mu rusengero turi mu masengesho y'imisi 40 baramuhagurukije. Barashumba habaho ikintu cyo kudusezeranya muri uwo mugoroba. Kubasezeranya? Yes. Nk'umugabo n'umugore? Yego. Ni ikintu, niyo mpamvu nkubwira ati ni ikintu kidasanzwe cyabayeho. Nagenze n'ahantu hose n'abantu benshi nagerageje kuganira. Kubasezeranya se mutiteguye? Yego. Bakekaga se ko mwaryamanye? Nuko kuki babikoze gutyo? Nanjye nicyo kintu nibaje nyuma, naje kukibaza nyuma. Ariko navuga nti nta kibazo. Murasezerana nk'umugabo n'umugore? Yego. Iwabo batabizi nawe wanyu batabizi? Yego. Uri kumva uwo mugoroba ndangije yari yarambwiye kutazigera mfata telefone ye. Akiri umukobwa. Ufata telefone ye? Yes. Akiri umukobwa. Yarambwiye ati ntuzibeshye mu buzima bwangu, utekereze kuba wamfatira telefone. Yego. Kuko nyine ubaho umuntu navuga byo ni ibisanzwe ndabishoboye n'ubundi si imibanire irahindutse, utangira gutekereza nk'umuntu mukuru. Hari uguhamagara akakubwira ko runaka mubonye aha n'aha, urabizi amubonye nkaye urugero mu kabari. Muri icyo gihe yambwiraga nyine amubwira runaka byose birashoboka kuko ntabwo nari nzi ko inzoga pe, ntabyo nari nzi. Noneho agataha yabaye ibyatsi. Nkabibona nuraka nabinyerekana n'amacupa yafite mu ntoki. Urumva yari yatangiye guta agaciro kuri uwo wundi, kuri ako gasore. Yego. Nsanga yamwandikiye message wenda nanayivuga ivuga ngo umaze kumpaga. Ari umusore? Ari uwo mugore ubwira uwo musore. Yego. Umaze kumpaga unteye inda. Yes. Kandi sinkirarana na Paul. Yego. Uri kumva? None uragira ngo nzakora iki, nzagiye bizagenda bite? Ngo mwagiye muri kubuhema. Umugore we bamuteye inda mu. Yes. Undi nawe aramwandikira amubwira ati ubwo buhemo nawe warahemutse, hari uwo wahemukiye. Mbimubaje ntibiki ndwara igifu mara igihe kirekire no kugenda byaranze. Ndwara igifu kiragenda kiranyica ku buryo naba nicaye nk'ahangaha nicaye cyamfata ubwo nkaryamaho ngaho. Uvi inkuru yanjye. Reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100 ku rindi
komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na sisitemu ya AI. Ibaze ko rero iyo uguze imodoka baguha na waranti y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura ni ukwishyura mu byiciro kandi iyi modoka ukayitwara, pana byenda byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara aho ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri mwese mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Abakurikira inkuru yanjye mwese ndababwiye ngo Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibahe gutera imbere, ikomeze kubaha umutima mwiza. Uwo mukunda mu mukunde, uwo mwanga nta mpamvu kugira ngo mukuze urwango. Niba hari igituma umwanga ukaba uzi ko hari ikosa gukosereje, uzamwegera umubwire uti ni ukuri ndakwanga kuko wankora iki n'iki. Ibyo ngibyo bishire. Umutima wawe uravunika ukavunika for nothing. Nta mpamvu kugira ngo ukomeze kuvunika. Ushobora kuba wenda hari umuntu yaragukoreye ritari rizima, nta kosa rizima, abizi cyangwa atabizi, akaba yagusaba imbabazi cyangwa akaba yahindura ubwo buryo yitwara. Icyo gihe uzagire gute? Uzamwegere ubohoke nawe umubohore. Hari n'igihe wenda batazi ko umwanga, urwo rwango ufite mu mutima uruvanemo uvuga uti nta mpamvu. Ushobora ko ari Paul urahangaha mufitanye ikibazo, uvuga uti Paul wankora ibi ngibi, uyimubwire. Ushobora ko ari igihe wicaye ahangaha, ushobora ko ari Bahati, ukambwira uti Rweme ndabizi ko ndakwanga. Hari nk'umuntu uri kutwumva ko ndakwanga. Uwo muntu ushobora kunyegera ko ndakwanga kubera izi mpamvu. Bive mu mutima, uruhuke. Niba ari cyo umuntu akosora agikosore, niba ari Paul icyo akosora akosore, niba ari Bahati icyo akosora akosore, niba ari runaka niwe uzi uwo mufitanye ibibazo, niba ari Rweme icyo nkosora ngikosore. Sibyo? Kwangana ntabwo ari byiza. Iryo ni ryo somo ry'umunsi. Nk'uko dutangira ibiganiro, dutanga isomo mu biganiro bimwe na bimwe. Ngahe ngoko ndi kumwe na Paul Munyambo. Atari ko ngiye nkunda kwitwa Paul, niko bakunda konyita. Ngiye nkavuga nti icyo Kinyarwanda, iryo zina ryiza ry'Ikinyarwanda, bite ni gute ushaka kutitwa Munyambo? Nubwo simvuze ko utabishaka, ariko witwa izina ryiza Munyambo. Munyambo, uraho neza? Muraho neza. Umeze neza? Meze neza cyane. Uramahoro? Ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye, mfite impagarike n'ubugingo. Ufite impagarike n'ubugingo. Yego. Ku muntu utakuzamwibwira gute Munyambo? Amazina yo nayavuze. Amazina yo urayavuze, ariko ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 3 n'umudamu, birumvikana. Nkaba uburebure bwanjye ni 1 metero, asa ni 1.60 m, nkaba mpima ibiro 55. Ndumva ku muntu utanzi nuko nguko ngana. Ikindi ndi umuntu utuje, ngerageza kuvuga make. Ikindi nkunda gusenga, ndi umukristo, nkunda gusenga cyane kandi nkakunda n'abantu. Nibyo ku muntu utanzi, ariko kunzi arabasha kumenya bo twagerageje guhura. Yego. Murakoze cyane. Tumenye uburebure bwawe, tumenye n'imico yawe. Yego. Ko umuntu utuje, witonda, utavuga menshi, kandi ni na byiza rwose. Wese mu mico ye abyubahirwe. Munyambo, ufite inkuru yawe rero. Ufite inkuru yawe. Ibyo waciyemo kuva ukiri mutoya byagenze bite? Murakoze kongera kuduha ikaze. Mbere yuko dutangira nabasaba tukabanza tukiragiza Imana.
nta kibazo nibyo byamfasha. yego Mwami Imana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu munsi wa none, tugushimiye ukuboko kwawe kwiza gukomeye n'imbaraga zawe ko wandinze ukarinda n'aba bavandimwe data wari waragennye ko uyu munsi nzaba ndahanga kugira ngo imitima ya benshi bashe guhembuka abandi bongere bagire ihumure ngo haye icyubahiro. Rero komeze udushigikire ubane natwe muri buryo bwo bwose mu izina rya Yesu amen. amina. yego rero tujye kuganira ubundi tuvuga ku nkuru ya Munyambo. Yego inkuru yemeze gute Munyambo? Inkuru yanjye iteye agahinda ariko harimo n'isomo rikomeye, harimo n'inama. Inkuru yanjye igizwe n'ibice bitatu. Ibice bitatu cyane cyane kirebana n'ubuzima, icya kabiri ni urushako, icya gatatu yego uburyo bw'ivugabutumwa, kuko ahantu hose umuntu aca hari amateka hakura, hari inkuru hakura ishobora kumugiraho ingaruka zitari nziza cyangwa se nziza mu birebana n'ubuzima bwe bwa buri munsi hano ku isi. Njye mvuka mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Kavumu, umudugudu wa Nyamagana B. yego Nyamagana hamwe habaga icyuzi. Yes, harya kurya kiriya cyuzi twajyaga. kiracyahari? kiracyahari. Ndumva nageze kwa mbona gisa n'icyakamye. Nyamagana ndahazi twajyaga tujya kuhoga twiga i Nyanza. ubu noneho hari ikindi cyaje harya hafi ya cya kindi. oya aho bita kuri Bishya hari imirima. Nagezeho nanjye nsanga habaye icyuzi kinini ndetse kiyaga kinini. Hariya rero niho nakuriye, niho nkomoka. Mvuka ku babyeyi babiri nk'abandi bana bisanzwe. yego ikindi data na mama barahuye nk'uko bisanzwe nyine kugira ngo umwana avuke. Nisanga rero naravutse ariko mvuka mu bwana bwanjye ni amateka nabwiwe, ntabwo nari mbizi, sinari nzi ibyo ari byo. Umubyeyi umubyara mu nda ari we mama yaje kugira ikibazo, biba ngombwa ko ansiga kwa nyogokuru. Ikibazo cy'imibereho nyine nk'abandi banyarwanda bose muri rusange nka kiriya gihe. Nkurira imbere ya nyogokuru ku mezi abiri, mfite amezi abiri ubwo nibwo nafashwe mu maboko ya nyogokuru. Urumva aho ngaho bitewe no kutabona amashereka ko byabaye ngombwa nyogokuru hari umwana bucura bwe yari ari ku ibere arimo aragenda acuka nyine kwa kundi umwana acuka. Hanyuma nyogokuru ambonye aravuga reka uyu nguyu n'ubundi amaze gukura, reka ibere ntangire ndihereze umwuzukuru. ubwo konka amashereka nabwo atarimo utajya konswa na nyogokuru. Yes, na nyogokuru. Ariko nabwo byari kunshuka nyine. Byari kunshuka kuko urumva undi yararimo acuka, uko umwana acuka umubyeyi agenda abura amashereka. Biba ngombwa ko mpora n'ikibazo cy'uburwayi. Mpora n'ikibazo cy'uburwayi, niho natangiye kurwaragurika. Buriya amashereka batubwira ko arimo intungamubiri zatunga umwana akagira ubuzima buzima budafite ikibazo. Rero njye sinabonye amahirwe yo konka ayo mashereka, naje kurwaragurika bitewe n'imirire mibi, kutabona amashereka. Njya kwa muganga, nyogokuru anjyana kwa muganga. Ndumva twaramazeyo, yambwiye ko twamaze y'amezi 2 n'igice, ngeze hahandi ho gupfa. Ko muri ka kuka kanyuma nyine mbari bwo ndibuka ko ajya mbwira ko ngewe wenda n'abantu babizi barahita babyumva cyane. Yajyaga akunda kumbwira ngo nge ndakabuto kagatumbwe. Bitewe kuko naje kumubaza ntiko wakundaga kumbwira ngo ndakabuto kagatumbwe kashibutse byagenze bite. Nibwo yambwiraga ati ahantu ngewe Imana yakunkuriye mu maboko na ahantu hakomeye, kuko wari ugiye kumfana. Hahandi ambwira ko data umbyara yazaga kundeba aho ngaho mu bitaro, akamubwira ngo uyu mwana nakira nge nzaguha inka. Abandi bati kwa papa, bavandimwe ba papa bamubwira ati uyu mwana nakira tuzaguha inama. Urumva nubwo navutse ariko sinigeze ngira amahirwe yo kubana na data cyangwa se na mama.
ariko ku bw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana ndakira. Bahita bamubwira ko agomba kujya nshakira amata y'ihene. Ya amata y'ihene akayavanga n'ibijumba, hanyuma yo akafata imboga sinzi ko abantu bazizi zitwa isogi, akazivanga n'ibijumba kanombe, hanyuma akampana n'ayo mata y'ihene. Mu kinyarwanda kiza bayita amashunushunu. Yes. Mba muri ubwo buzima, ariko n'ubundi deja nkarwaragurika. Nta kwezi yamaraga atagiye kwa muganga. Ntabwo yamaraga ukwezi atagiye kwa muganga bitewe nanjye nyine. Umubyeyi arampangayikira cyane, ariko Imana imukoreramo ndakura, ntangira ubwo twisanga turi abantu bazima dufite imibereho nk'abandi, hari urugo rumeze nabi kandi nanone rutari hejuru cyane. Mu muryango usanzwe. Mu muryango usanzwe. Yego. Hanyuma mu gihe ubwo ntangira ishuri, nkajya njya kwiga primaire nayize hariya kuri Marilene Dorape. Hafi ya Matride neza, birafatanye n'ibya bigo by'abapadiri. Ndahabona. Yes. Ndiga mba n'umuhanga. Amashuri yose nagiye niga nge nari umuhanga cyane. Uko ndibuka niga primaire sinajyaga munsi wa gatatu. Ubwo iyo najyaga inyuma byabaga ari ibibazo. Kuri nge numvaga nyine ntashobora kuza mu myanya ya kure. Niga nshizeho umuhate, ngira amahirwe primaire ndayisoza. Ubwo ndimo ndavunagura. Ariko ari ikintu cyambayeho, Imana itanga ubuzima. Urumva indoko ye ndi umwana muto, impaye ubuzima. Nari ngiye guhitanwa no kuba ntarabonye imizima, no kuba ntarabonye amashereka. Ubwo ngubwo ndibuka niga mu gatatu primaire, twavaga aho ngaho kuri Matride Dorape, nkataha hehe ahandi nakubwira Inyamagana. Kuri icyo cyuzi noneho hari ukuntu abantu twakundaga kugendera kuri kagasima kaba gakikije amazi, nkagenderaho hejuru. Ubwo imbere yanjye hari abasore babiri nabo bakanyuzeho bari kugenda baza. Urumva ngiye ndimo ndagenda ntaha, abandi nabo bari kugenda baza, duhira kuri kagasima. Ngiye mu gihe ngiye gusa nkaho ngo nambuke bahinzira nkandagire hasi, bahinzira batambuke. Uniform yanjye icyo gihe twigaga twambaye za kaki. Uniform yanjye imukoraho, kubimukozeho gusa. Arandeba arambwira ati nta soni unkoza uniform yawe tutangana, uri umunyeshuri nge ntari umunyeshuri, uzi uwo ndi we. Ngira ubwoba bisanzwe, aramfata aranterura, bari babiri. Ndabyibuka neza, nari nabanje guca kuri Matride kugira ngo nakingwa nzandikisha ku ishuri. Yes. Ubwo ngubwo aranterura abanjugunye hehe muri y'amazi. Yes, mu cyuzi mo hagati hari ahantu hitwaga muri nyine twari duhateganye neza. Abari hanjugunyamo. Ariko imbere aho usa nk'uwamboka hari abandi bantu barimo boga, abandi baruba, barabibonye. Baza birukanka, icyo gihe bankuramo, ariko sinagira umuntu mbibwira. Urumva ntabwo nari kubibwira umukecuru kuko nari nabanje kunyura hahandi natinze. Icyo gihe ntabwo nari nzi no kuvuga neza. Navugaga ndidemanga, abantu benshi barabizi. Ubwo ngera mu rugo, ariko nkomeza ubuzima busanzwe bwo kwiga. Primaire ndayirangiza. Ndibuka ko ndangiza primaire nge numvaga mu buzima bwanjye nzibera umupadiri. Nzaba umupadiri. Ariko nkoze ikizamini cya leta kugira ngo habura nk'amezi nk'atatu mbandwaye amaso. Amaso aragenda bibishirira, noneho mwene hano hatangira kujya hatonyoka gutya. Amaso akanja. Icyo gihe ndibuka ko umuntu atakuwundi segonda kurindi nirirwanaga igitambaro gitose n'amazi mu gacupa. Buri kanya nkahora ndi gukozaho. Yes. Ariko examen ndayikora, ngira ibyago aho kugira ngo mbone amanota njyana mu seminari ndatsindwa. Icyo gihe nari narabatijwe, umukecuru yarambatirishije, mfite umupare we wasabanaga n'abapadiri cyane, bakajya bamusaba uyu mwana n'ubundi ko tubona afite umuhamagaro w'ubupadiri wazamuduhaye. Ngira ibyago gutyo rero sinatsinda. Ubwo biba ngombwa ko
muri icyo gihe ariko urumva mu mbyara mu nda namubonaga gake gashoboka. Ubwo muri iyo mibereho wa mwana nakubwiye nyogokuru yacucije ku ibere kugira ngo ngewe mbashe konka, baza kumuroga. Baramuroga, ararwara pe, ararwara, biba ngombwa ko biyambaza abantu bose, ubushobozi bubonetse barabukoresha, yanga gukira. Batangira guhera ku isambu, twari dufite amasambu menshi, batangira guhera aho ngaho bagurisha kugeza ku isambu ya nyuma, umwana atari yakira. Ubuzima nyine urumva burahindutse, bugiye kugorana. Yes, burahindutse, nta kintu twaburaga, twaryaga neza, tukambara neza, twari tubayeho neza pe. Ariko iyo ndwara yatumye ubuzima buhinduka buragorana. Nibura ngeze nko mu wa kane primaire nibwo byatangiye. Noneho kugira ngo umuntu abone ikayi yo kujyana kwiga cyangwa se na uniform n'urukweto rwo kwambara, bikaba ngombwa ko tubanza kujya gutunda amatafari. Hari ahantu mu gishanga bacukuraga amatafari bakayatwika, hanyuma twebwe mu gitondo twaba twize mu gitondo tukava ku ishuri mu gitondo tugenda nyine kuyatunda kugira ngo tubone imibereho. Twakwiga n'ikigoroba, mu gitondo tukagenda tukayatunda. Ndumva icyo gihe itafari rimwe ryari urumiyo. Urumva amatafari 5 ari amafaranga 5 kugira ngo yagwize uzabone bibatunga, ubone ibikoresho by'ishuri. Urumva byabaga bigoranye, ariko n'ubundi deja ishuri turishize imbere, kuko nyogokuru yangaga umuntu usiba ishuri mu buzima bwe bwose, kuko yajyaga amubwira ati kwiga nicyo kizakubeshaho. Ubwo ni mu buzima bwo mu bwana. Yes, bwo mu bwana. Yego, burakomeza rero. Burakomeza, primaire ndayisoza. Yego. Ntangira segonderi. Ntangira segonderi ariko n'ubundi nyikomereza hehe kuri cya kigo nigagaho, kuko natsinzwe. Natsinzwe ntangira segonderi mu wa mbere. Nabwo ndi umwana w'umuhanga deja. Biba ngombwa ko nza kuvuga ngo ariko ko mfite mama. Data we yarapfuye, yageze igihe arapfa, turamushyingura. Ni ibintu byinshi nyine nagiye mvunaguramo. Kwa data ko banyemera, nkaba mu matwi yanjye najyaga numva abantu bo ku rundi ruhande bavuga ngo mama wawe ukubyara ndeka yaragutoraguye akuzana kwa nyogokuru, ntabwo ari mama wawe. Abandi bati ni mukaso. Harimo n'abavandimwe babimbwiraga, abavandimwe ba mama bambwiraga gutyo. Abandi ni mukaso. Ndavuga reka nzajye kumureba. Murakoze. Reka nzajye kumureba kugira ngo tuganire mubaze. Ubwo ngubwo ndagenda namureba kugira ngo naho magere. Urumva mbere yakundaga kuza ariko ntituganire, simbona umwanya kuri uhagije, azahita yigendera. Naba n'uwa mbere ku ishuri, nkifuza nge kuba namushyira indangamanota, ariko simbona uburyo bwo kujyayo. Ariko igihe kiragera arabinyemerera, ndagenda nkajya mushyira indangamanota. Hanyuma maze kugera mu wa mbere segonderi nibwo navuze reka nzajya kumureba tuganire, kuko mubaze ibintu bambwira ni ukuri. Ndagenda kugira ngo mbone tikijyayo, nayo ni inkuru. Hari amagence ya Horizon Express yari yaratanze promosiyo ko nimba ufite amatike 10 ubwo ugendera ubuntu, ubagwatike ukagendera ubuntu. Nanjye navaga ku ishuri nkajya kureba umugenzi uvuye i Kigali, nkamubwira nta tike wasaguye ngo yime. Ubwo 10 ndazigwiza, maze kuzigwiza muri grande vacances ndavuga reka ngende ntanamubwiye ntaki. Agiye kubona mugezeho, kuko nari mazi nyine aho yaratuye deja. Arambaza se kungezeho biyenze bite? Nari nkuzana indangamanota nta kindi. Yari yarashatse umugabo yakoraga iki? Yari yarabyaye ariko umugabo ahaba gake, ariko nyine bari kumwe ahaba gake bitewe n'akazi yakoraga. Ubwo turabana iminsi mike ziko nzasubira hehe iwacu. Mu gihe cyo kugenda ariko ndicara kwa kundi mwahuje urugwiro, ndamubaza ariko ko runaka ntabwo muvuga izina. Ajya ambwira ngo uri muka data.
timeze bita abandi ko numva bambwira ko wantoraguye bimeze bite bya bindi by'umubyeyi naho aragira ngo abanze arebe reaction zawe nuko witwara arambwira ati reka ngeze ntabwo nakubyaye nabyaye abana babiri ambwira mukuru wanjye nkurikira ambwira na gashiki kanjye kankurikira ni none se ngewe de wowe uri wa nyogokuru nyine uriya ni umubyeyi wawe ndavuga okay nta kibazo igihe cyo kujya gusubira ku ishuri kigeze arangije arambwira ati rero aho kugira ngo usubire ku ishuri urabona nyogokuru amaze kunanirwa ahubwo reka uze wiga inaha yego anshakira uburyo akomeza kukubwira se ko utari mama we atari mama wawe yego ariko ibikorwa byo nyine mu bushobozi bwe binyereka ko ari umubyeyi wanjye sibyo kugeza igihe ubwo anshakira uburyo bwo kwiga ndatangira ndiga nabwo ngira bumuhanga ngira amanota meza aho nagiye niga nagiraga amanota meza cyane ubuzima burakomeza hanyuma ariko nyuma nza kumwicaza nanone ntindashaka kumubwira kuko yajyaga ajya gusenga ari umuporoso ariko akanajya gusenga mu rundi rusengero ndebuka yambwiye ko hari umuhanuzi wari waramuhanuriye mbere yaho za 2011 urumva nge ntari naza aho ngaho arambwira ati uwo muhanuzi yambwiye ko umwana wanjye wa kabiri ari we mwana muzima nzagira mu bijyana n'indangagaciro kandi niwe mwana wanjye wa kabiri urumva bimbwiye gutyo agatima karaza kumbi ni umubyeyi wanjye yes ubwo dutangira kuba inshuti nyine turaganira ndamuhoje kuki wambwiye ko ntari umwana wawe yes ibyo narabimubajije avuga nageze igihe nyine tumaze gusa nkaho nyiyumvamo urumva umuntu mutabanye nanjye maze kubona urukundo rwe nyine naramwicaje kwa kundi tuba turi kuganira muri salo ndamubwira ati se ko noneho wanyakiriye nk'umwana ese koko ntabwo ndi umwana wawe cyangwa ndi umwana wawe arambwira ati rero uri umwana wanjye ni none se kuki nyogokuru yambwiye ko mu mezi abiri aribwo yamfashe byagenze biti nibwo yantekerereje amateka yanyuzemo ntawe utazi amateka igihugu cyacu cyageze ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 papa umbyara nawe ntabwo bari bahuje ubwoko nk'uko byari bihoze urumva w'icyo gihe yari afite ibikomere ari umubyeyi we yari yarapfuye yishwe muri jenoside ari bamwe mu bavandimwe be umubyeyi wanjye yes wa mama yes ubwo ni sogokuru wanjye urumva wagifite ibyo bikomere sibyo arambwira ati rero maze kumenya ko papa wawe akomoka muri ubu bwoko nicyo cyatumye ntakwiyumvamo urumva sinari kugukuramo narakuretse ubaho nsanga nawe n'ibikomere afite ntabwo ari urwango birumvikana ntabwo yari yakakwakira wumvise se umeze kutakubwira ibyo bintu uko byaba biri kose ku ruhande rumwe narishimye abaho kubanza kwiyakira mbere yo kwiyakira kumva kumeze kutakibikubwira ku ruhande rumwe narishimye kuko nari maze kumenya kuko umuryango wanyitayeho ari we nkomoka mu byanyabyo kwa mama sibyo ariko ku rundi ruhande bitewe n'ayo mateka yambwiye hari ibyo ntavuze byagiye bimubaho nk'ibiki ndababara n'ibanga ntabwo yari yakemera ko n'amabanga y'umuryango nta mpamvu yego n'ibanga nabwo ndababara nkomeza amasomo yanjye ngeze mu wa gatatu segonderi ndareba urumva n'ubuzima bwari bugoranye muri icyo gihe bitewe n'ibyo bikomere yari afite gukora byabaga ari gake nta n'imbaraga afite ndavuga ngo ngira amahirwe njya kurangiza mu wa gatatu segonderi hari umuhungu namugire nk'umugisha ukomeye mama we
twakoranaga ivugabutumwa. Icyo gihe nari naratangiye n'ivugabutumwa ngeze mu wa 3 segonderi. Mama w'uwo muhungu anshyira mu mushinga wa AEL, ntarandihira imyuga, niga ibirebana n'amahoteli, na hotel operation, guteka, gutegura, ibintu nk'ibyo. Ndiga ndasoza ntabwo ku manota meza cyane. Biba ngombwa ko amashuri icyo gihe mpita nyahagarika, nkomeza gushakisha imibereho nk'abandi. N'ivugabutumwa nabyo ndikomeje. Igihe kiragera ivugabutumwa ryagize imbaraga cyane kuri njyewe, kuko batangiye kumpa inshingano ndi muto ku itorero rimwe. Icyo gihe nibyo nahise ninjiramo. Ndasenga, nkora umurimo w'Imana mu ivugabutumwa, ibintu ari amahoro, bimeze neza. Biba ngombwa ko ryatorero riza kwimukira hanze. Iryo nakoreraga wasengeragamo. Yes. Biba ngombwa ko bimukira hanze, njye nsigara hehe? Nsigara inaha. Urumva wariyoboye yahise arijyana hanze, njye nsigara inaha. Ariko hari ahantu najyaga njya gusengera. Umushumba wa harankunda bitewe n'ishyaka nabaga mfite n'umuhate n'umurava n'imico n'umunyangamugayo. Umushumba waho arankunda. Ubwo atangira kuntoza. Rimwe aza kumbwira ati rero urabona ko udafite ahantu ubarizwa, uretse kuza kwisengera bisanzwe gusa, ariko ntaho ufite ubarizwa. Ngwino mutoze, nkwigishe, ukorera Imana, ufite adresse. Ndamwumvira, nari umubyeyi. Mu kugerayo yewe nanazamuka vuba. Nzamuka vuba kuko ngitangira kwinjira muri iryo torero nahise nangira no kwigisha kuri radio. Sinzi nimba navuga umurongo, benshi barabyumva. Ni radio Inkoramutima. Nakundaga kujya kwigisha, nanafite izindi nshingano mu rusengero. Ariko igihe kiragera bakajya batubwira ati rero korera Imana utari umusore, nani uri umusore, biragorana. Aho urwego maze kugeraho mu buryo bwo mu mwuka ndetse n'icyizere abantu bamaze kukugirira, gerageza ushaka uko wubaka umuryango kugira ngo nshaka umugore kugira ngo tugusengere, ube umushumba wujuje ibyangombwa byose bishoboka bisabwa kugira ngo tugusengere. Muri make ntabwo nari kujya kuri, kuko ndi umuntu utuje uvuga make. Naratekereje ndavuga nta n'ubuzima twari dufite deja, uretse ku ikintu abantu bari batuzeho ni ukubwiriza no kwigisha no gusenga. Nubwo nizi by'amahoteli, hari igihe cyageze inzira zirifunga, wongeye gusabikira akazi, nabo ikizamini nanagitsinda, naba n'icyambara itaburiye iyi ngo ntangire akazi uwo munsi, bakaza bakambwira ati hoya ibintu ntago ari ibyawe, wampamagaye kugira ngo ngende nkore. Kambwira ati genda nitwongera kugukenera tuzaguhamagara. Bibaho inshuro nyinshi, nkora ibizamini kenshi nkanatsinda, ariko gutangira akazi bikagorana. Ubwo mbona ko icyo nkwiriye guha imbaraga ari ivugabutumwa. Ivugabutumwa ndarikora. Ndavuga ubwo bambwiye iki kintu rero, ndeka koko ni umubyeyi, reka nshakishe uko nakubaka. Urumva nta buryo na bumwe. Bitewe n'igikomere nakuranye, igikomere abantu benshi bajyaga bambwira ko ndi mubi ku isura. Bakuvuga kuri mubi? Yes. Yego. Ndatekereza ndavuga rero ntabwo nshobora gushaka umugore nawe udafite uburanga. Yes, kubera ko icyo gikomere nyine. Ndareba wenda tutarajya muri ibyo, byagukomerekeje gute, byahinduye iki mu buzima no mu myitwarire yawe? Kutigirira icyizere mu bantu. I know. Cyo ni cyambere. No gutuza kwanjye, nuko kubera icyo kintu sinajyaga mu bantu. Yego. Umvaga
wikandagira kuko no ku ishuri kereka abankurikiragamo icyo bambonagamo kubasobanurira ubwenge. yes. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango, utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. nibo twabaga turi hamwe cyangwa se abo dusengana. N'abandi bantu twakunze gusabana kandi na n'ubu nta bantu nyansabana nabo kubera icyo kintu. Yes, kubera icyo kintu. Kereka bo mu rugo rwanjye nibo bantu dusabana nabo dukorana umurimo nyine muri rusange. Ndavuga ngo ntabwo nshobora gushaka umugore umeze nk'uko meze nyine. Ngi urumva umuntu ashobora kukubwira ikintu ari umwe babiri batatu nyamara atari cyo, ariko byanze bikunze kigahita kiza kigacishamira umutima wawe. Yes, aho uri hose ukajya wumva kuko icyo kintu bakubwira ari ukuri, ariko kuri cyane. Ndeba umukobwa mu bari baraho, ndavuga uyu nguyu bitewe n'ubuzima ndimo azabwakira nawe uko ameze nta kibazo. Ariko hakaba wenda reka akakantu nkavuge, hakaba hari undi mukobwa we ntago ndi buvuga izina ry'umuntu mu mama arubatse, n'abandi ntago navuga amazina bitewe n'uko bameze. Bankundaga pe, akankundira ubuzima nari ndimo, akankundira ukonda, akambwira ati ugira imico myiza, nicyo kintu cya mbere, kandi uri umwe mu bantu b'inyangamugayo nabashije kubona. Arankunda hahandi nabaga ndi no kubwiriza ku rusengero cyangwa nayo amateraniro, akanzanira indabyo. Hanyuma abandi bakagira ngo ni ugufashwa hari yashimishijwe n'ijambo ry'Imana cyangwa se ni umwuka mukoze ku mutima. Nyamara we twasoza amateraniro, kuko hari uburyo nasozaga amateraniro bikaba ngombwa ko hari abantu nakira nyine by'umwihariko. Yes, bakeneye humure nyine kugasokoza umaze gusoza amateraniro ukabakira umwe kuri umwe. Akaza akabwira ati ntiwibwire ko uko nafashijwe, ahubwo biriya byose ziyandabyo nazikuzaniye kugira ngo nkwereke urukundo ngukunda. Ngiye nari naramwigisha umubatizo. Yes. Ubwo akambwira hakomoka, ariko nareba imico yabo kuko najyaga nganira n'abandi muri icyo gihe, abantu bakajya bambwira ngo aba bantu imico yabo ntago wazayishobora, kandi nta n'ubushobozi ufite bwo kuba wamwigondera. Yararangije kaminuza, afite n'ubushobozi, amaze kubaka ubuzima. Nge ntiri aho ngaho, ndavuga reka ndebe uyu nguyu niwe tuzubakana bikunde, nkurikije umutima nari mfite, ndetse no kuba naragenderaga mu kizere mu Mana, mvuga ngo Imana izamfasha. Ndibuka uwo munsi twari twagize igaburo, mu gihe banyohereje kujya kwatuza abantu hanze, kuko twakoreshaga igaburo cyangwa se igiterane no hanze, abantu bakuzura bikaba ngombwa ko dutira ahandi indi mbuga. Nge banyohereza aho hanze, ndagenda maze gukora izo nshingano. Ubwo mu kugenda mankubitanye n'uwo mukobwa, uwo nguwo natangiye ko narambagije. Namubwira nti muraho, aransuhuza bisanzwe, yanyitaga pasiteri bisanzwe. Ndamubwira uri amahoro umeze neza? Ntiyego. Ntuzi ko ngiye kuba umugabo? Mubwira gutyo. Kandi ntago ndaba umugabo w'abandi bantu ngusize.
oya yewe uwo mwanya navuga bitekereza aka kanya ujye gutamaze ko mu igisubizo ko uzambera umugore ni kuko ntabyo narinze hari uko umuntu afata umwanya ngo agiye gutereta kuko afite iki ubushobozi ariko nge ntabwo nari mfite niberaga mu rusengero ntabwo ibyo gutereta byari byawe ntabyo narinzi nari umuntu wo mu rusengero nibera mu rusengero amanywa na nijoro ndaho ngaho mu rusengero ubwo agira ngo ni burage maze kumubwira cya kintu wa wundi nahoze nkubwira wa mukobwa wankundaga nawe abaraje arambwira ati rero njeho nkuje kukubwira iki kintu bwa nyuma sinyobe ubuzima ubayemo ndabuzi nzi neza ko ari nta shinge na rugero ufite n'icyakora cyo Imana iragukoresha none wakwemera ufite ubwoba ko bazaguca inkwano nyinshi ariko nge nzazikura nzaziguha ubugende ukwe yes umuntu uraho nambwende njyewe rero ndi umuntu ugendera ku kuri ubw'ikintu kidashoboka ndakubwira ntigishoboka iyo gishoboka ndakubwira ntikirashoboka ndamubwira aka kanya tuvugana hari undi maze guha isezerano aka kanya tuvugana ariko ambera mwiza arambwira ati nta kibazo gusa icyo nakwifuriza azakubere uw'umumaro azakugeze ku rwego ushaka kuzageraho yego ambera muzima ubwo nkomezanya na wa wundi habaho ikintu kidasanzwe nagenzuye ahantu hose nsanga niye icyo kintu cyabayeho ndibuka twasoje amateraniro urumva umuntu mufitanye gahunda yo kubana uramuherekeza icyo gihe naramuherekeje mugeza kuri gate y'iki y'urusengero mugejeje kuri gate y'urusengero nge nsubira hehe mu rusengero mu gukora indi mirimo yari isigaye ya nyuma we aho yatahaga ahagera bitinze ubwo mu rusengero turi mu masengesho y'iminsi 40 baramuhagurukije barashumba bati tubwira ko wari uri kwa kangahe umunsi w'intuye aravuga ati nari ndi kumwe na avuga izina ryanjye nyine ati amasaha ya naya tuzi ko yari ari mu rusengero wari uri hehe ati niwe twari kumwe kubera iki twamaranye hafi nk'iminota nk'icumi kuri gate nigarukira mu mirimo ubwo uwo munsi nibwo bavuze ati koko ni ukuri kandi koko bari babizi ko ayo masaha nari ndi mu rusengero ko niho hari iwanjye nyine niho nabaga niho ibintu byose nabikoreraga habaho ikintu cyo kudusezeranya muri uwo mugoroba kubasezeranya yes nk'umugabo n'umugore yego niyo mpamvu nkubwira ati ni ikintu kidasanzwe cyabayeho nagenzuye n'ahantu hose n'abantu benshi nagerageje kuganira kubasezeranya se mutiteguye yego bakekaga se ko mwaryamanye nuko kuki babikoze gutyo nanjye nicyo kintu nibaje nyuma naje kukibaza nyuma ariko navuga nti nta kibazo murasezerana nk'umugabo n'umugore yego iwabo batabizi nawe wanyu batabizi yego uri kumva uwo mugoroba ndangije ndavuga bamaze kuturahiza indahiro ya ndahiro nyine barahizanya abasezeranye baramubwira ati numuhemukira igihango kizaguhame nawe numuhemuke nanjye barambwira ati nubwo ufite inshingano ukaba tuzi neza uko umeze numuhemukira igihango kizaguhame urumva uwo munsi nibwo bamaze kudusezeranya umwe muri bo muri abo bashumba yahise avuga ati nuko bubwije ati wakagiye ugahita uzane n'impeta ugahita uyimwambika mugagenda mukibanira ariko ibyo sinabitindaho none se ubundi kugira ngo babasezeranye wari wamaze kubabwira ko wamubwiye ijambo ngiye icyo namaraga gukora cyose urakivuga nagishaga inama umuyobozi wacu umushumba mukuru namubwira kuko mu buzima iyo witegura ikintu nk'icyo cyo kuba wakubaka urugo ukora umurimo w'Imana hari ibyo kumira mbere y'uko biza namubwiye umunsi uzambona na runaka ntimuzagire ikibazo turimo turitegura ku bana avuga yawe tuzagushigikira nk'umwana w'itorero nuko barabasezeranya rero ubuzima bukomeza gute
ubuzima n'ubundi bukomeza ari bwa bundi ntibwahinduka. Ndumva haciyeho nk'ukwezi nahise mubwira ko nagiye iwabo ndabasobanurira uwo ndi we cyane, bavandimwe bari banzi kuko bazaga ku itorero ho nari mfite inshingano, bambona nari naragiriwe umugisha, banyimura ku cyicaro gikuru banyohereza ahandi kwigisha Bibiliya no kungiriza umushumba wa Ruriyo. Banzi nyine bisanzwe njye wabo, ndababwira n'ubushobozi bwanjye n'ubu ndoyo n'uyu, nambera muzima tuzubaka urugo bizagenda neza, tuzakomera, njye nta mutima mubi. Mbabwira gutyo, cyakora cyo bambera umubyeyi, babyeyi be bambera bazima, bambera abanyangamugayo, ubushobozi bwanjye nyine barabwakira. Ubwo dupanga mpita mvuga okay, noneho igihe iki n'iki tuzaza gufata irembo. Igihe kiragera nohereza abantu bo gufata irembo, baragenda bafata irembo. Mu gihe cyo gusezerana ndumva mu murenge habura nk'iminsi 2 ngo dusezerane, nibwo haje itangazo rivuga ngo ibikorwa byose birahagaze kubera covid. Ibintu byose birahagarara. Nyine akomeza bari wabo, nanjye ndaho ngaho. Andibuka umwe mu bashumba baho ngaho yarambwiye ati n'ubundi ko mwasezeranye kandi mukaba ari ikibazo cy'igihe, mugende mu bane. Mugende mu bane, igihe cyo kujya mu murenge nikigera muzajya mu murenge muze, n'ubundi nubwo twabasezeranyije ariko tuzahita tubasabira iki umugisha. Turagenda umupasiteri bari wabwira gutyo. Yes. Okay. Mbigenza gutyo kuko nyine bitewe nawe ubuzima yanyuzemo bwari bugoye, yabonaga nubwo ndimo nyine ko bugoye, ibintu byinshi bishobora kugira ibyo byangiza. Yego, akumva gutyo gufatanya. Agira gutyo, angira iyo nama, nanjye nyikurikiza gutyo. Gerard, murabanye icyo kintu iyo nkivuga, kubana kwanye nawe nta kintu ari we, nta kintu yari afite, ari nanjye nta kintu twari dufite pe. Ntacyo. Ko ndibuka nashanze inzu ya 15 muri karitsiye imwe ari Kinyinya, tubana gutyo, ababyeyi be kuko hari ubuzima bafite, na kwa kundi nanjye hari abo nari maze kugira bo mu itorero, baravuga okay, reka dushigikire umuhungu wacu, baduha ubushobozi bw'ibanze butuma umuryango umara iminsi nta kibazo cy'ubushobozi ufite mu birebana n'imirire y'inzu n'iki gutyo. Tubaho gutyo, haciyeho iminsi, ubwo we ababonye iki akazi. Ababonye akazi, ariko ari mama wabanje kumamagara arambwira ati rero bitewe nuko utabona umwanya, reka tuba ari we dushyiramo. Namara kubona kandi kazi tuzareba uko tubigenza, dukire mu ndi. Namubwira nta kibazo, nawangisha inama, ndamubwira nta kibazo, genda ukore ubuzima bukomeze. Nanjye nkomeza gushakisha ibiraka kuko nari narize ibirebana n'amahoteli, byo guteka mbizi, nkomeza gushakisha ibiraka. Uyu munsi kikaboneka, agashira icyumweru kitabonetse, ariko ivuga butumwa nkomeza kuri hiki imbaraga. Igihe kiragera turabyara, nabwo ubuzima bukiri bwa bundi butarahinduka. Tubanye neza, nta mutima mubi, ariko hakaba hari akantu yari yarambwiye kutazigera mfata telefone ye akiri umukobwa. Ufata telefone ye? Yes, akiri umukobwa. Yarambwiye ati ntuzibeshye mu buzima bwangu, utekereze kuba wamfatira telefone. Kuko njye nubaho umuntu, navuga byo ni ibisanzwe, ndabishoboye n'ubundi si ndanayirinda. Umukuru we akajya mbere yuko mbana nawe, urumva umukuru we yaramuzi, nanyanze ndumuvuga butumwa ahantu runaka. Arambwira ati se kuko ugiye gushaka bitekerejeho cyangwa ni igitutu? Ari mukuru we? Yes. Akubaza wowe? Yego. Ndamubwira sa imyaka ndimo iranyemerera, n'inshingano mfite ziranyemerera, wenda ubuzima buzaza, kuko numvaga ko iyo umugabo n'umugore bashize hamwe Imana ibaha umugisha.
mbigendaho gutyo ndamubwira nta kibazo. Arambwira ati ndizera ko utazarira utazicuza mukuru we. Yego. Ndamubwira okay ndumva bitazabaho. Ariko we yanga kunyerurira kuko yarazi ikizaba nyuma. Yego. Amaze kubona ako kazi rero no kubyara umwana w'amezi amaze kugira amezi 3. Yego. Imyitwarire irahinduka. Irahinduka pe. Wa muntu wampamagaraga ambaza wiri bute ese wowe hari uko byagenze aho wagiye bitangira guhinduka. Yego. Communication irabura. Wa muntu wari ufite amasaha gutaha amasaha ngahe akaba yageze mu rugo amasaha atangira kuzamuka. Wibuke n'umwana arari. Ubwo nkava mu ivuga butumwa nkaza abana umwana nkamwitaho byose. Kugeza igihe noneho urumva hari mu gihe cya Covid deja yitararangira. Akajya ahengera saa 4 z'ijoro zigeze. Akanyandikira message wihangane bamfashe muri kafi. Yes. Yego. Ari kumva bamfashe banjyanye aha naha. Gusa nanjye sinzi ngo ndaza ryari cyangwa se bazandikura ryari. Nkabyakira nyine nguko ariko nkagerageza guhamagara iwabo. Nkabwira rero ambwiye ko byagenze gutyo na gutyo. Kera kabaye urumva imibereho irahindutse, imibanire irahindutse, utangira gutekereza nk'umuntu mukuru. Hari uguhamagara akakubwira ko runaka mubonye aha naha. Urabizi? Amubonye nkayo urugero mu kabari. Yego. Muri cyo gihe yambwiraga nyine. Amubwira runaka byose birashoboka. Kuko ntago nari nzi ko inzoga pe. Ntabyo nari nzi. Yego. Ariko byose nabitekerezaho sinabiha umwanya. Kera kabaye urumva byagiye bikora. Yego. Bitewe n'aka kazi guhora n'abantu bagiye batandukanye nta kibona umwanya wo gusenga nta kibona umwanya atangira kuraruka. Sibyo? Noneho agataha yabaye ibyatsi. Ukabibona. Nkabibona none akanabinyereka n'amacupa yafite mu ntoki. Bitewe kuko nyewe nkundi ibintu byo gusenga cyane iyo ntage mwivuga butumwa runaka mba nagiye ku musozi runaka ubwo buzima nyine. Yakumva ko ngiye gusenga agahita hamagara abantu basangira mu kabari bakaza mu rugo. Cyo gihe Imana yari yaraduhaye n'umugisha twarimutse twaragiye mu nzu nini yisanzuye. Mama nyiri gipangu akaza kambwira ariko kutukuzi ukuri nyangamugayo ukaba uri umuntu mwiza imico yawe tuyizi. Inzoga mu nkwa ubasha guhagarara imbere y'iteraniro wanyweye. Ndavuga si ibyo byabaye ryari ko ntari mpari ko mu rugo rwanjye nta nzoga zijya zihagera. Kambwira ati rero nimba utari uhari ucunge neza ubanze urebe ko umuntu mubana ko ari we ukwiriye kuba wabana nawe ibimeze gutyo. Namubaza akamagara reka nta muntu waje nta nabahageze. Ariko nkaba mfite hari umwana yari yarazanye w'umukozi ambera mwiza. Sibyo? Ambera mwiza akambwira ati rero wamaze kugenda runaka na runaka baza hanga twebwe bahita batwohereza turigenda. Runaka ubwo runaka no kuvuga uwo mudamu wanjye no muntu wundi nyine w'igitsina gabo. N'undi mugabo. Yes. Bakazi wawe se? Yego. Ekata. Ariko ndavuga okay urugo n'urugendwa nge sinjya mpeza abashyitsi kugeza na n'ubu. Ngeso none hirakura. Urumva hari ikintu yambwiye ngo ntuzibeshye umfatira telefone. Yego. Rimwe aracikwa arambwira ati hari umuntu wampamagaye kuri telefone yawe agushaka ambwira ko yakubuze turi mu Kristo
akiramuvugisha ko ngiye sinabonye umwanya wo kumuvugisha urumva yari yarahindutse mu mitekerereze arahima ndamubwira ko reka muvugishe mvugane nawe numva ibyare byo mu kuyifata kwa kunda ahita nambwira password ni urumva yari yarashizemo password nahuriranye n'ikintu giteye ubwoba message n'ubu ngubu biracyandi mu mutwe nari narazikopiye narazishize kuri flash disk kugira ngo mu gihe runaka nzaje zizambera amateka n'ubuhamya nsanga yandikiye uwo muntu wa mugabo yes nari muzi kuko yakundaga kumumbwiraho cyane akamukubwiraho iki kuko ari umwana wiko nta nubwo nyine navuga ko yari umugabo urumva yari umwana ukirangiza segonderi yego izina rye ntago narivuga urumva nsanga yamwandikiye urumva hari ukuntu uhita ubona notification ije aba yamwandikiye waramutse nyine nandi mazina ngeze ntago nayavuga aramubwira ati se Paul ntabwo aragenda ko twari tugiye kuza yego mu kubona iyo message byatumye noneho ninjiramo ukareba n'ibindi cyambere ibyari byo yego sanga yamwandikiye message yanangizeho ingaruka zikomeye mu buzima ivuga ngo urumva nabo bari batangiye kugirana utubazo hagati yabo yego ndavuga ati ko ugenyereje umugabo wawe uko nguko ngewe nyine uko ibyo bikorwa bibi bakoranaga ukamubwira ati nimba ubikora ufite umugabo rimwe na rimwe no mu maso ukamwereka ko ntacyo avuze ngeweho bizagenda bite ari naho nshishikariza abantu bubatse guharanira ko ingo zabo zimera neza mu buryo bwari bwose mu bushobozi bafite mu mibereho barimo gutesha agaciro wo mwashakanye siwe bigiraho ingaruka wenyine nawe ubwawe bikugiraho ingaruka kuko nta gaciro ugira kumutesha agaciro nawe ubwawe utagaciro urumva yari yatangiye guta agaciro kuri uwo wundi kuri ako gasore yego nsanga yamwandikiye message wenda nanayivuga ivuga ngo umaze kumpaga yego ari uwo musore ari uwo mugore ubwira uwo musore yego umaze kumpaga unteye inda yes kandi sinkirarana na Paul yego kumva none uragira ngo nzakora iki nzayihe bizagenda bite ngo mwage mureka ubuhemu umugore we bamuteye inda yes undi nawe aramwandikira amubwira ati ubwo buhemu nawe warahemutse hari uwo wahemukiye mbimubaje ntibiki mbona nyine ahinze umushyitsi ukomeye nibwo yambwiye nyine icyo gihe yarangicaje urumva narabibonye nari mfite gahunda yo kujya kubwiriza ahantu ndagenda ndabwiriza bisanzwe ariko icyo gihe ntago wabwiriza neza umutima wabonye ikintu utari witeze kuzahura nacyo ndataha zaraza nsaba imbabazi arambwira ati byagenze gutya na gutya ntabwo bizasubira mbabarira aransobanura nyine byose nk'umuntu wumva ndamubwira okay nta kibazo ko nari naramaze kubona ko ibintu byahindutse mu buzima muri icyo gihe nkimara kubona ibyo bintu bigenze gutyo nafashe igihe gihagije nsenga kugira ngo ndebe ko umuntu wanjye yahinduka wiriza ubusa kenshi ukanirinda mu buryo ubwo ari bwo bwose ngo urebe ko umuntu wamwerera imbuto nzima hanyuma ahinduka ariko birananirana none se Paul yes umenye ko umugore wawe twite inda atari yawe kuko mutanararanaga yes wifashe ute urumva mu buzima busanzwe nge ni umuntu woroshya ibibazo gusa nyine umutima warandiye urandya ntekereza abantu bazabyumva itoro niribyumva ibintu nyine ibyo nibyo nahise ntekereza bizagenda gute kuko namaze k'iminsi ndwaye umutwe utera cyane nta kuryama ngo usinzire urarawutekereza rimwe na rimwe hari n'igihe bijya gufata indi ntera twabaga turi mu nzira hari umuvandimwe wambereye inshuti pe
arambwira ati rero akajya ambwira ati ibibazo by'uyu muntu byirengagiza bifate nkaho bidahari kugira ngo bashe kugira icyo wigezaho kuko nari namaze guta umutwe numva naba ndi mu nzira turi kugenda kuko telefone iyo twabaga turi mu nzira cyangwa se turi ndi nko mu iteraniro nahitaga nyiho uwo muntu nkamubwira ihangano ubuyifashe yajya kumva nimero iramuhamagaye ati ni runaka rero twebwe turi aha hantu muze mutware umusazi wanyu ari we mugore wawe. Yes. Yasinze se? Kumva ariko nkavuga uko biri kose uko yahageze. Yasindaga ntabwo mu rusengero yari umuntu usenga ko ba pasiteri bamushingiye. Yarasengaga. Yaje guhinduka nyuma se? Yahindutse nyuma. Yego. Yahindutse nyuma. Ariko urumva ubwo ntabwo waba waramwereye imbuto mbi zatumye wenda nawe umuvugishije yabiguhamiriza kuko n'ubu mu gihe cyashize yajyaga mpamagara akambwira imeze gutya na gutya nyine kuko yaje kugira igihe ava aho ngaho wenda nari nagiye kubwiriza i Muhanga inje nsanga yandikira urwandiko ndambwira ati nakubaje kenshi narahimutse aho kugira ngo Imana yawe izampane nge mpisemo kugusezera. We arakwisezerera. Yego. Ariko mbere yaho tuganira nyine byari byarandenze uko hari abo byageze ndwara igifu. Urumva hari ibyo nagiye mvunaguramo. Ndwara igifu mara igihe kirekire no kugenda byaranze. Ndwara igifu kiragenda kiranyica ku buryo naba nicaye nkanga nicaye cyamfata ubwo nkaryamaho ngaho kubyuka bikasaba ngombwa ko uwo muvandimwe we twaruhanye ni inshuti yanjye twasenganye igihe kirekire akaza akaba ari we untwara. Urumva no kurya narabyibagiye kuko byari byarapfiriye mu mutwe. Yes, kuko urumva nta muntu nari mfite nshobora kubwira ngo bimeze gutya na gutya. Nabaga nzi kwibanga ry'urugo ari ibanga ry'urugo kandi nkaba nizeye ko Imana izamfasha umuntu wumvaga nabyara umwana nta kibazo uzamwitaho ariko n'umundi mico iranga ingeso iranga irakora. Mwigeze mu biganiro mubwira uti uyu mwana wo mutwise mu ruhe rwego azitwa wanjye azitwa uwo? Ntabwo nigeze mbimuganiza kuko urumva iyo bimeze gutyo ntabwo umuntu wagize imyumvire itari myiza wagize ingeso mbi ntago umwanya ngo muganire. Nese niki cyatumye undi mutandukana mu cyumba? Cyatumye oya yamubeshye gutyo. Yamubeshye gutyo? Yes. Yamubeshye gutyo. Ntabwo byarukuri. Ntabwo byarukuri. Yamubeshye gutyo nyine amubwira ko amuteye inda. Urumva we yarazi nyine uko byaba biri kose umubyeyi ntago yayoberwa wamuteye inda. Yego ntabwo yamuyoberwa. Noneho muri ubwo burwayi bw'igifu urumva ingeso yarakuze noneho ngeraho ndwaye nk'umuntu urwaye trauma. Naba nicaye simvuge ahubwo ngatekereza igifu kiragenda gifatana n'umutwe. Urumva nta gusinzira iyo umuntu ataryama mu mutwe we harangirika gahora umutwe uremereye no kwitaho nari ntakitaho. Kwa kuningura bona ufata umwanya ushaka akantu ko kurya karabe nari narabaye nk'umusazi uraho ngaho. Ariko nkakomeza gusenga nkakomeza nivuga butumwa ngiririrwa amahirwe wa muvandimwe twakoranaga umurimo we yabaga ibyo nyuramo byose yabaga bizi. Rimwe twaba tuvuye kubwiriza kambwe abanza uce mu rugo akagenda ngasanga madamu we yatunganyije amazi arambwira ati banza ukarabe. Nyine we yabonaga ko byandenze kuko nimara gutandukana nawe sindi bubone umwanya wo kubyitaho. Mabwo nkakaraba bakamazi nkakaraba bakanangaburira kambwira ati ngaho genda ujye mu rugo. Yego. Ya trauma natekereza ahantu ngiye karimo mwijima nkashiduka nge nageze he mu ishyamba ryabaga riri hafi yo mu rugo. Ndagenda nkarara aho ngaho mu gitondo bugacya nkazamuka mu rugo yagiye. Ibyo birakura bigera ku rwego noneho atangira kumbwira amagambo ahungabanya. Ntacyo umaze uri imbwa ntacyo uzimarira ku muntu w'umugabo
mufitanye umwana kumva ariko kuko njye nyine byari bimaze kundenga simbyiteho nkavuga gutandukana nawe mfite n'umwana kongera ndacyari muto nawe aracyari muto byazangora nkomeza kwihangana gutyo kuko ndibuka igihe cyarageze ndi mu nzu jyenyine ibyo bitekerezo byose inzira z'ubuzima nagiye nyuramo uribuka ko nakubwiye ko mfite nyogokuru we hari amagambo yajyaga akunda kumbwira akambwira ati mwana wanjye ugomba kumenya ko leta yo mu rugo idashira leta yo mu rugo ni ukuvuga ngo urugo ruhora rugukeneye kandi ugomba kuba umugabo ni mukuru warwo yes nushaka umugore ntuzigere na rimwe umutuka ntuzigere na rimwe umuhoza ku nkeke ntuzigere na rimwe umwicisha inzara ufite icyo umuha yego ntuzigere na rimwe urambura ukuboko kwawe ngo ube wamukubita ibyo bintu mbigenderaho ndatuza noneho nicaye gutekereza ibintu byinshi izo nzira zose nagiye nyuramo ubuzima guhera ndi umwana nsanga ibintu byose urumva n'igihe cyarageze ivugabutumwa rirahungabana kubera urugo rubi kuko biravuga ngo nimba umuntu atazi kuyobora abo mu rugo rwe ntabwo ashobora kuyobora itorero ivugabutumwa ryarageze aho ryangirika ndireba kuko nkavuga ese nimba nashatse bigenze gutya nzahagarara imbere y'abantu mbabwira iki noneho bikantera igikomere kuba umubyeyi yakugana umugira inama akugisha inama byagenze gutya na gutya uzi ko uwawe noneho yakubereye mubi urumva ibyo nabyo ni ikindi gikomeye cyane bigeze igihe muri uko gutekereza byose byandenze nshiduka nagiye mu kwiyahura kuko nayitekereje navuga Imana ntacyo nyimariye nyogokuru wandeze ntacyo mumariye mama wambyanye nawe ntacyo mumariye n'uwo nashatse nta kintu na kimwe nyine ntagatumye mbaho nshiduka nagiye kwiyahura ninjiye mu cyumba mfata umugozi wa supanete ndayimanura hari ukuntu inzu twabagamo yari ifite akantu k'igiti gitambitse mpita nshishamo supanete nshiduka nimanitse ko ndibuka ubwo byari byakurenze birumvikana nikimara kwishyiramo gutyo urumva nta n'imbaraga ndwaye igifu ibintu byose kurya nabwo ni ikibazo nyine nubwo wabibona ntabwo uri bubirye ngo bigire icyo bikumarira numva ijwi rimbwiye niko nshimye ugiye kwiyahura wowe ubwawe uzaba wimariye iki nimba uvuga ko ntacyo umariye ababyeyi bawe nyogokuru wawe ukaba ntacyo umumariye n'uwo washatse akaba agutesheje umutwe nibura ndashaka we kugira icyo nkumarira kandi nawe ukazikimarira ukakimarira n'abandi nta muntu twari kumwe kuko njye akenshi Imana igiye kumbwira nk'ikintu gikomeye yo ubwayo iravuga nk'umuntu ikoreshejwe kuko za 2017 nabwo hari ijwi ryanjemo rimbwira ngo dore wishimiye intambwe umaze kugeraho mu birebana n'ivugabutumwa umaze kugira favor ku bantu ariko igihe kirageze kizagera abantu bose bagucike ubusigara uhagaze wenyine Imana ikwibwira yes ryajwi nongera naryumva riraza niryo ryambwiye gutyo ndashaka kugira icyo nkumarira kandi nawe ukagira abandi ukimarira wikwigira nabi gutyo ubwo nsigara ndaho ngaho kumanuka birananira urumva no kuba nahambera nabwo biranga nkomeza ndaho ngaho aho atahiye asanga nyine ndi mu mugozi nyine kuvuga ari ikibazo ubwo nari namaze kuzana urufuzi namaze no kwiyanduza abantu babyumva barabyumva abaramfata aramanura ahamagara wa muvandimwe ya nshuti aramubwira ati mwene wanyu byagenze gutya na gutya we kuko yarazi ikibazo gihari yahise akeka aravuga ati ahari yaba yazanyuma abantu
bakaba bamugiriye nabi ahita aza yirukanka, niwe wagerageje kunyitaho kuko undi nta mutima yari agifite. Yego, we yahise agenda nyine uwo nguwo aba ari buze arabikora. Nyuma y'igihe ndamwicaza, urumva amaze gutora akabaraga, ndamwicaza ndamubwira ese urabona iherezo ryanjye nawe aririye ko nagerageje kwihangana ibintu byinshi wagiye unkorera, nimba ari n'ubuzima bwabiguteye, ariko nibura wari kugerageza, urabona ko nkora ibishoboka kugira ngo tubeho, byanga bikanga ibyemera bikemera, kugeza aho nsigaye nifuza ko nabaho ntakikureba mu maso, kuko iyo nkubonye mpita nibuka ibintu byose wagiye unkorera. Ngezeho nifuza kuba natandukana nawe, kandi atari ko nabishatse, nakifuje ko twakabaye umuryango tukita ku mwana. Urumva hari undi mwana nari namushakanye yari yarabyaye mbere, tukita ku bana. Hambwira ati se ko nanjye ngerageza nkasa, numva rimwe nawica bugufi ubundi ngashiduka byabaye, uragira ngo nzagire nte? Ndamubwira ati aho bigeze nshobora kuba ngiye gupfa, kandi kubera wowe. Urumva muri icyo gihe nta muntu wari kigenda mu rugo bitewe n'ibyo byose, kereka ya nshuti, kuko azi neza ko na mbere yaho, mbere yuko mpora nawe, uwo nguwo twabaga turi kumwe kenshi. Ubundi nta wundi wagendaga mu rugo, bari barabaye nk'abazinutswe. Ndibuka igihe kimwe nihutishe nagiye kubwiriza mu karere ka Muhanga, ndataha bisanzwe nzi ko ngiye gusanga abantu mu rugo, ariko n'ubundi numva umutima ubabaye. Nikinjira mu nzu, icyo gihe kubera ko twabaga mu gipangu, ariko imbere mu gikari hari undi muryango wacagamo tudahuriraho n'abandi bantu, nsanga mu gipangu harafunguye, na handi harafunze kuko ngiye nataga kenshi nacaga mu gipangu. Hanyuma ndinjira, uho ntabwo twajyaga tuhafunga mu gipangu nyine. Ninjiye mu nzu, mbona nyine muvuma yahindutse, nta muntu ntaki, mbanza kugira ngo ni wenda umukozi araryamye. Ndicara muri salo, mfata amazi ndanywa, ariko haciye nk'iminota 10 ubwenge bugarutse, ko nta mwana numvisha arira, ko nta muvuma yabaga hano, nta yundi kumva. Ninjiye mu cyumba nsanga imbere y'umuryango yahasize urwandiko. Arambwira ati umbabarire ko byo nagukoreye byose. Narebye nsanga nagukoreye ibintu byose bishoboka, ariko kubireka byarananiye. Wambereye mwiza, njye nkubera mubi, aho kugira ngo Imana yawe izampane bye. Ukajya he? Nizi ko atagiye kwiyahura nkawe. Oya, ntabwo yagiye kwiyahura. Urumva ni inkuru ndende, wibuke ko yandikiye wa muntu ngo wa musore ko twita indaye. Yego. Icyo gihe sinanahamagaye iwabo, ko numvaga se ndabahamagara mbabwira iki. Namaze icyumweru, singiye kukubeshya, narapfukamye nshima Imana uwo munsi. Ushima Imana? Yes. Ko yakwandikiye se? Kwagiye. Yego. Wamubwiye kenshi ko narasenye, nimba koko ubona guhinduka bimunaniye, nibura wamfashe ko kubana n'ibizatuma mfa buragira, ukamunkura mu maso, nta kintu na kimwe kibaye. Kuko iyo urugo rumeze gutyo, wumva ngo umwe yishe undi, cyangwa se undi yishe undi, cyangwa se habaye amakimbirane barwanye ku karubanda, kandi igihe gupfamo kujya kurwana nawe nkabasha ndi umuvuga butumwa ndi buhagara imbere y'abantu mbabwire ngo iki. Abaragiye rero. Yes, abaragiye. Iryo joro ndapfukama nshima Imana. Igitangaza cyabaye, iryo joro nararyamye ndasinzira. Utaragiye gusinzira? Yes. Nararyamye ndasinzira kuko ndibuka naryamye nka 3:30. Nongeye kwicura 5:30 z'amanywa. Nasinziriye, nabwo ngiye kumva numva aho hantu twabaga, wa muryango wo mu gikari barimo barawubakiraho, ariko mva barimo barahafunga nyine. Ubwo mpita mpamagara wa muvandimwe ya nshuti yanjye, ndamubwira rero
niba ufite akanya rukuze mu rugo yego byumva nishimye pe hari ibibazo ati se bigenze gute ntiwegera mu rugo nta kibazo ubwo arahagera ndamubwira rero iri joro nasinziriye naryamye ndasinzira ndumva umutwe woroshye tise byagenze bite kuko yarabaga bizi nyine ndamubwira rero nageze hano nsanga mwereka urwo rwandiko arambwira ati buretse kumuvugisha uzaburetse banzuruke mu mutwe namaze icyumweru ntaramuhamagara meze neza numva ntuje mu mutwe urumva aho ngaho nabyutse numva abantu bari guhonda bari gufungaho wa muryango urumva bamenya amakuru kuko nyiri gipangu umugabo wo mu gipangu aho twabaga turi nawe yajyaga amutereta yes akaburyo yamuhamagara duhurira ahantu ko ari waragowe urumva none hamenya ko yagiye aravuga tuko biri kose kuva yagiye uyu nawe azagenda icyo gihe ndibuka nari mbarimo amezi 2 y'inzu ariko ngera nkora ibishoboka inzu ndayishyura musigiramo 10,000 amaze gufunga hahandi nebwo nagiye kubona mbona abantu bo mu kagari baraje n'abashinzwe umutekano abanyirondo arababwira ati rero njye mfite ikibazo n'uyu muntu urumva ko nari maze iminsi muhaye amafaranga y'umusigayemo 10,000 pe mu buzima bwanjye sinzi guhagara imbere y'abantu ngo mborane nicyo gihe ndibuka nari mfite amatelefone 2 imwe nakoreshaga mu ivugabutumwa n'indi nakoreshaga abantu bamamagara naramubwira ati nimba ari 10,000 urimo ushaka telefone zanjye ngize nta minsi 2 iciyeho nguhaye amafaranga ndabura 10,000 ni ubuzima nyine busanzwe nk'ubw'abandi bantu bose babaho sinajya kwiraya ngo nari nayamuhaye yose namubwira telefone zanjye ngize uzifate wazigurisha wazigenza gute ukuremo amafaranga yawe ariko nibera amahoro nurangiza ahubwo iminsi nitegure mbashe kwimuka aravuga ati oya nta telefone zawe nshaka none urashaka iki ati ndashaka kuva hano urumva yego namubwira toke nta kibazo nimba ari uko hava nta kibazo pe kumbi mu nzu nari mfitemo intebe we nizo yabariraga barambwira atari kuko hava nta kintu wemerewe gukora none ko nagoye telefone ngufata amafaranga yawe nashakisha umuntu ntizi 10,000 ndamubura ariko nza kwigira inama ndavuga ko izi ntebe n'ubundi nsigaye njyenyine nta muntu uzazicaramo yego nta bana nzakira ngo bazaza bahakinire reka izi ntebe nzigurisha ndazigurisha nkuramo amafaranga nishyura wa muntu ndamubwira ati ikibazo cyawe ntigikemutse ntikirakemutse wigendera amahoro wa mugore yagiye hehe wa mugore yabanje kwikoza mu rugo iwabo yego iminsi mike ubwo mu kwikoza nyine ababyeyi bamubona ko ari aho ngaho ariko umutima wanzamo kujya kubareba kuko numvaga nyine nkumbuye umwana numva nyine umutima ubuza amahoro ntekereza umwana wanjye bimeze gutya na gutya naho ntiyahamara iminsi yahise ahava ajya gushaka undi mugabo utari wa wundi urumva utari wa wundi ubwo bana gutyo cyangwa mukuru we nakubwiye araza arampamagara ati ko nshaka ko tuvugana ndamubwira nta kibazo uzaza kukureba urumva ahubwo ndagenda turahura kuko mu buzima bwanjye nkunda abana pe nkunda abana musanga naho mbanda abana baba bangaragiye ntegura utuntu ndamubwira uzanshirira abana kuko nge ndumva nta mutima mfite wo kuba nabonana nawe arambwira ati nta kindi nari nkuhamagara rero nagira ngo mbwire ko umugore wawe ubu ngubu yashatse umugabo nicyo nagira ngo nize ko atari wa musore ariko nawe ntago ari wa musore yashatse umusore noneho wundi kandi twita inda y'undi yego yewe uri kumva ariko nyuma nzakomenya amakuru ko inda yamubeshyaga ataratwite ahubwo yaje gutwara inda y'uwo nguwo yashatse
nyuma y'igihe abonye nyine ntakivugana nawe ntangiye gukomeza kwigisha kuko nyuma yaho naje kwisunganya ntangira kongera kwigisha kuri radio anyumvishe ko natangiye gusubira kwigisha kuri radio yumva nyine ubuzima busa nkaho mu mutwe naruhutse nagarutse nibwo yatangiye kujya amamagara aguhamagara yego rimwe na rimwe kandi yarashatse afite umugabo yibaze koko akamamagara kutohereza amafaranga urabona umwana azaba hati nkambwira se nimba arayo mbona ko nyagwa ntarindira kumuhamagara uragira ngo nohereza ngahe ati hoya tugomba kujya wohereza aya ngahe urikumva rimwe nk'akanamamagara ari kumwe n'umugabo we umugabo akamubwira ati n'ubundi ko namaze kumenya umutima muhamagara twohereza amafaranga kandi nanjye ntayo mfite utwo nakabaye nicyo cyangwa ngo niyubakemo nkaba ndadutanze ndatumuhaye nyuma rero nza kwisanga wa mutima wo kuvuga ngo narababaye narababajwe mu buzima busanzwe ngira umutima wo gufasha abantu kuko simba nifuza ko nakwegwizaho ubushobozi mbona hari umuntu ubukeneye umudufara urumva nivuga butumwa rirakomeza ngira amahirwe hari umushumba umwe sindi bumuvuga izina urumva wa wundi akimara kumenya ko natandukanye na wa mugore yes kuko nawe bagiragamo uruhare mugenzi we yagiragamo uruhare kandi n'uwo mushumba yarabizi yagiragamo uruhare mugenzi we akajya asohokana na madamu ibyo byose madamu yabimbwiye nyuma bakajya basohokana bakajya gukora ibyo bakora mugenzi we wuhe mugenzi we mushumba inshuti ye magara bakoranaga business ariko nawe abizi ndibuka haceho nk'icyumweru ngiye kumureba mubwira ko twatandukanye arambwira ati ibyo ni ibintu bibaho bisanzwe ahubwo wowe ushaka iterambere ibyo uri ubyihorere ariko abizi mu gihe kiragera mpora n'ubuzima bugoye sasa mpora n'ubuzima bugoye urumva kujya kwigisha kuri radio umuntu wari waranyumvagayo mbere ndi kwigisha akajya mbaza ati se kutakigisha byagenze gute nkamusobanurira nkamubwira ubushobozi bwarabuze kuko kwishyura radio birahenze kandi nta bushobozi mfite nanjye ntago ndiyubaka arambwira ati noneho ngiye kuvugana n'umunyamakuru waho tugiye nawe wigishe nge nzayishyura nyuma wa mushumba twaje gutandukana kubera nyine kuko azi neza ko natandukanye ko naramubwira ati inama ngore pe kugaranda ati ko haciyeho iminsi ndagenda nanone ndamubwira ese ko navunikiye itorero guhera nkiri umusore kugeza aho mbere y'umugabo nta kintu na kimwe nigeze imbaga habe n'igiceri cy'icumi kuko n'amafaranga twakoreshaga twaturishaga cyangwa se abantu bitangaga nta n'inote y'igihumbi nakoragamo byose nayavirizaga kuri konti ko nahuye n'ikibazo cy'inzu ndi kubura 60,000 sinyagusaba ngo yana nibura yame nk'ideni arangije yambwira ati ntacyo kugufasha mfite urumva ubwenge butangiye kuza nyuma amaze kumbwira gutyo ndagenda ndicara ndatekereza ndavuga nimba umuntu atagufasha muri ubu buryo yarahereye kera kubwira ngo shaka agufashe akubera umubyeyi ibyo ntabyo byakozwe haryo ubu turimo biki ngombwa ndagenda ndamushaka ndamubwira ati rero ndashaka ko hura nawe tukaganira arambwira uzaze kundeba ku rusengero ndagenda amaterano bisojwe ngagenda ndamuganiza ndamubwira rero nagira ngo musezere ngiye kureba ahandi mbarizwa urumva musezera nushyigikira uza amakorari izamfasha nutanshigikira nabwo nashakaga gusezera amahoro dutandukane neza arambwira ati genda tibindi ni kazi kawe hari bishop umwe nicyo gihe yarampamagaye yarambwira ati nakumvishe kuri radio waje ukabwiriza ku rusengero ndagenda ndabwiriza arangije arambwira ati rero
twakwishimiye. Urumva inzu ntago mfiteho ho kuba no kurusengero. Ubwo ngubwo ngeze aho ngaho kuri urwo rusengero nsanga noneho bari no mu masengesho y'iminsi 40. Mpaba gutyo nkakomeza gusenga bisanzwe. Naho kiragera ubuzima burahinduka, simbe nkikigisha ku radio, naho umuntu yaje guhura n'ibibazo birahagarara, nza kwisanga. Uribuka uyu munsi rero nza kwisanga ubwo wenda nituza kugira party kubwira uburyo kwisanga cyane mu Kigali. Sibyo ubuzima bw'ishyamba nabumazemo umwaka n'igice. Nabumazemo umwaka n'igice. Uba mu ishyamba se nyashyamba koko? Yes. Hariya mu Kigali umuntu wose ababaza yakubwira ati uwo muntu pe turamuzi. Kumva imvura ikunyagira, izuba ari kubitira mu ishyamba, yego amanywa na nijoro. Ubuzima buragenda burasharira. Yes. Wa muntu wari ufite igikundiro mu bantu, yigisha ijambo ry'Imana, wari ufite nyine uko abayeho bisanzwe, nabyo biragenda biba bidubi. Ujya mu ishyamba? Yes, njya mu ishyamba, nisanga mu ishyamba. Kurya ni ikibazo, koga ni ikibazo. Kuki utajya kwa mama wawe cyangwa kwa nyogokuru? Icyambere kujya kwa mama natekerezaga nkavuga afite uwo yitaho. Sibyo? None kujya kumuteza undi murondo umugabo webuke. Sibyo? Mama yarafite umugabo? Yabanaga n'umukobwa mushiki wanjye. Kumva ko naho ndibuka naragiye mama ari cyomwero kugira ngo nduke mu mutwe. Nkajya nirwa nifungiranye, umugoroba wagira nkajya ku rusengero kugira ngo nduke mu mutwe. Ariko nareba nkavuga kubana n'umubyeyi nta kintu umumariye, niba urakabana nawe hari icyo umufasha. Ariko urumva no kumunyunyuza n'utubaraga yabaga afite. Nisanga mu ishyamba sasa. Uyu munsi ngira ngo nakubwiye nababwiye ko ndi umugabo nubatse. Kuko twatangiye tuvuga ko umugabo wubatse. Yes. Mu kuva mu ishyamba aho twari dufite itorero Kibagabaga hafi yo kwa muganga, hari umwana ndeka mwita umwana w'umukobwa wakundaga kuza kungemurira kuko yarazi situation nabaga ndimo. Kukugemurira mu ishyamba? Mu kurusengero mu Kigali nani hano Kibagabaga. Ariko ari bisanzwe nyine mu kuvayo nubwo navuye mu ishyamba mbanza kunyarukira Uganda. Nabwo ni gitangaza kuva mu ishyamba kwanjye, byabaye igitangaza nibwo nabonye imirimo y'Imana. Ndabanza ndagenda mara Uganda igihe gito, ubuzima nyine butangiye kugaruka, isuri itangiye kugaruka. Ubu ngubu nyine ntangiye kugaruka. Ubundi nari narageze ku biro, nababwiye ko mfite 55, ubundi nari narageze ku biro 38. Kwiyogoshesha niyogosheshaga intoki kugira ngo ababibona cyangwa se nawe niba wabibonye natangiye kuzana uruhara. Rwari rwaragiye ubona agasatsi karimo kagenda kagaruka. Nkiyogoshesha intoki, harimo bamwe babizi niyogoshesha intoki icyo gihe nabaga mu ishyamba. Sibyo? Intoki gufata ugapfura umusatsi, ari nayo mpamvu ubona uruhu rwanjye rusa nkaho rwangiritse. Sibyo? Ubu ngubu nyuma y'icyo gihe Imana imaze kunyuzamo muri ibyo byose, yohereje umuhanuzi ndi mu ishyamba. Ntazi nawe utanzi, amubwira hakomotse. Yari umushumba, arambwira ati ntutse aha hantu ndi umushumba, nyereka ibyangombwa buri kintu cyose. Arambwira ati sinkunze kuza aha ngaha, ariko nari ndimo nsenga Imana inyohereza aha ngaha kugira ngo nze nkubwire aya magambo, nta kindi kintu ndi bukumarire. Niko yambwiye. Atariko Imana imbwiye ko nyuma y'ishuri yakunyujije, wibuke ryajwe nakubwiye numvise cyagiye ko abantu bose bagiye kugushiraho, ibintu byose bigiye kugushiraho, uzasigara uhagaze udafite n'uwo gutakira. Sibyo? Ariko muri icyo gihe gishyamba hari ababyeyi nshimira. Namaze iminsi 5 ntarya ntanywa. Urumva nigeze kubabwira bitewe na zangaruka nahuye nazo z'umubabaro mu mutima bitewe n'urushako. Nararwaye igifu, noneho amara aragenda nayo asa nkaho yizinga. Ntangira kujya ngarura amaraso ndi kwibuye hariya mu Kigali. Amaraso arazaca mu mazuru agaca mu kanwa.
aho ngaho niho Imana yampemburiye ngo umubyeyi yaratetse yumva ijwi riramubwira ati ibyo biryo utetse buretse kubitegura ahubwo bifata bizamukane ku musozi hari umugaragu wanjye ugenda umuhereze arye nurangiza imubwira kushaka n'amata umuhereza anywe ariko we nyine ntiyabyitaho bwafata igikoma cya kawunga agishiramo amata aba ari icyo azamukana n'ibiryo ndahemboka arangije ariko muri icyo gihe nubwo ntavugaga ntabushaga numva ijwi ryajwi nanone iragaruka rambwira ati hari umuntu ngiye kohereza urumva ntabasha kuvuga ntabasha no kwinyegageza numara kurya umuhesha umugisha ndamubwira okay ndavuga okay nta kibazo mu masaha 12 nibwo uwo mubyeyi yaje muri kumva ndahembuka ndarya ndanywa ndahembuka ndangije mukuka gake n'intege nke ndamusengera ndamubwira ati Imana yarambwiye kugusengera ngusabira umugisha genda amahoro ubwo rero uwo mushumba araza arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire nkubaze mwishuru umaze kunyuramo mu bigerageza umaze guhura nabyo yakwigisha yabonye uri ku kigero cyiza warihanganye ntiwibye ntawe wambuye nta nuwo wishe yego nta nuwo warenganyije kuko nyine navuga ngomba kubinyuramo ati Imana yambwiye ngo usabe ikintu ushaka ibintu bibiri ahebwe rero Mana ikintu cya mbere nshaka nuko nkura muri iri shyamba icya kabiri kubaho nta zina mfite urumva biragora umizina ngira umuryango mbone kuba nagukorera ubwo hadatinze haciyeho nk'iminsi nibwo umuntu yamamagaye Uganda ubwo nari navuze mu ncamake hari uburyo nabonye agatelefone yes ubwo umuntu aramamagara arambwira ati ndahanaha gerageza ushaka uko uza byihuse Uganda ndamubwira okay nta kibazo anyohereza tike ndagenda arambwira ati rero Imana yambwiye ko ngomba kukuha ahantu ukaruhuka mu gihe gito urya unywa buriya igikomere ni kibi bwa buzima bw'ishyamba navuyemo nge iyo nzu yanshizemo yari apartment noneho n'ibitanda n'amatapi niki sinabiryamagaho iki gitanda ndibuka namaze icyumweru ntakiryamaho ahubwo nirarira ku itapi ariko igihe kiragera ndabwira Imana rero ndumva nkeneye umuryango kugira izina kugira ngo nkomeze nkukorere biba ngombwa ko hari umuntu urumva nari ntangiye kubona kongera kugira connection nsubiye ku murongo telefone ye narayibonye umuntu wamuvandimwe ya nshuti iramamagara irambwira ati hari ahantu barimo batanga akazi nubwo amafaranga ari make ariko wayakorera ndamubwira nta kibazo ndaza ntangira akazi ndavuga aya mezi atandatu yo kuba maze naravuze reka nshimire babantu bamfashije muri bwa buzima bose naragiye amafaranga yose ndayakusanya nshimira babantu uri kumva ubwo hari uwo muntu mbana nawe kuri ubu madamu wanjye deja aramamagara njya kubona arampamagaye arambwira ko twakubuze byagenze bite nari maze iminsi nahari nticyakora cyo nagarutse yego ndamubwira ntago urabona umugabo ariko mubwira yes ntago urabona umugabo atereka reka ati giye wahereye unsengera kuko ntago ndamubona yego ndamubwira ni imyaka maze nkusengera ubu numvaga ko washatse ndamarambwira ati ahubwo komeza unsengera urumva ndangije ndamubwira nicaye aho ngaho nari ndi mu kazi umutima unzamo rambwira ko runaka umaze kubibona ibyo gusenga ntabyirukankamo cyane ariko ni umuntu ufite ubumuntu na mukuru we akambwira ati nyamara runaka afite ubumuntu ndangije ndavuga okay Mana nimba ari ushigike ko nzabana n'uyu ntazangore ntazandushye pese jera so kubeshya wa mutima nari mfite amafaranga nabonaga urumva harimo gufasha ababyeyi umubyeyi harimo no gufasha baba no gushimira abantu bagiye bamfasha muri cya gihe kugira ngo mbereke nibura ko bataruhiye ubusa sibyo nari siganye inote y'ibihumbi 22 no message nanze kuyisiba ndamubwira ati mu buzima bwanjye uko ndi nuko nguko nta kundi nuko nguko
nta kintu urumva ubwo no mu kazi bari bamaze kuba amakuru ko gahagaze urumva ndamubwira ati nimba uzemera kwa kundi nyine ubwa mbere byagenze nubwo nuko Imana izadushimira aza kwemera yes nta nubwo yanatinze arambwira ati imico yawe ufite n'ibikomere wanyuzemo ninde wakwitesha aranyakira dupanga ku bana arambwira ati rero aho kugira ngo dufate ubushobozi runaka ninjye ntabwo nari mfite uwabandi nawe nagikorera ibiraka bisanzwe muri icyo gihe nabyo yabikoraga bisanzwe arambwira ati ngwino tubane ushaka inzu tubane mu bushobozi buhari Imana izaduha umugisha murabana yes tubana gutyo amubwira inshuti zanjye ubu ngubu tumaranye imyaka ibiri nize ko bitaba bikomere nk'ibya mbere ngira ngo uranabibona maze ibikomere bimaze gushira sibyo ubu ngubu nigeze kubabwira ko nize ibirebana no guteka nibyo nkora bisanzwe ariko nararebye ndavuga ngo amafaranga avamo ntabwo yatunga famiye bitewe nabwo nicyo nawera cyo naravuze atahari birashoboka ko ubushobozi nari mfite bwatumye bigenda gutya na gutya sinabasha kumurinda muri ubu buryo sibyo mbifatanya n'akandi kazi k'izamu nijoro njya gukora izamu ku manywa nkigira muri bya bintu byo guteka bya biraka bisanzwe guteka ubu ngubu Gerard mfite ihumure ari nayo mpamvu mbwira abantu Yobu niwe wanditse amagambo aravuga ngo nubwo igiti cyatemwa ariko haracyariho ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka iyo cyumvisha amazi sibyo Imana igitanga ihumure Imana ikongera guha abantu ubuzima ubu ngubu undeba gutya urabona ukomeze nari munsi yaho abanzi abambonaga barabizi mbona Imana impaye ihumure inkizi igikomere wa muntu utarampamagaraga wa muntu utagira gute ubumbana nawe nibo ujya mukunda kuhamagara nti ubuzima wanyuzemo n'ibikomere ntabwo nakongera kuba nakubera ikindi nakongera ikindi gikomere mwarabyaye yes dufitanye utwarabyaye mu bebe arahari Imana tubonye tubeshaho nk'abandi iduhaye ihumure amen Imana ishimwe cyane ko bw'ibyo waciyemo ko cyarangiye amahoro no kuri Paul Munyambo Imana iguha umugisha ku bw'ibyo byose ni byinshi abantu bacamo ni byinshi ducamo turi ku isi duhura n'ibigeragezo ariko rimwe na rimwe hari ubwo iyo ugeze Imana biba isomo nawe ukarikikiramo biba iby'Imana ishaka kukubwira nawe ukayumvira iyo utayumviye ni handi wisanga nyine wabaye kwa kundi wagiye hanze gushaka kw'Imana wagiye mu biyobyabwenge wagiye mu businzi wagiye mu buraya wagiye mu kwiheba nyine ugakora ibidakwiye ariko iyo ufite Imana icyo kintu nabikundiye iyo ufite Imana muri wowe ukumva iyo Mana ukumva ijwi ryayo byanze kunze Imana irakuyobora ikagushyigikira twiyubake rero twubake izo ngo twubake umuryango two kuwusenya kuko uyu munsi biba isomo kuri ino nkuru ibi bisomo njya mvuga ngo rimwe na rimwe hari ubwo tuba twaraciye mu nkuru iyo tuzibitse hari zikwiye kubikwa nyine z'amabanga ariko nk'izi ngizi zakwigisha zagakwiye kwigisha imiryango ukavuga ngo uyu nguyu yaciye muri ibi ngibi ntabwo yigeze yiheba ngo arangire ajye muri bya bindi bibi yavuze ati reka ngume ku Mana sinange igitsina gore kuko hari uvuga igihe nabonye umugore ntabwo nzongera umugore sinjya gushaka umugore urumva icyo gihombo igihombo gikomeye uhombeye isi uhombeye Imana uhombeye umuryango biba isomo rikomeye ku miryango ku bagabo batandukanye ariko uyu munsi bakaba baratangiye gusa naho batana nadusoreje rero Munyambo Paul tumufashe tumubeho dukomeze tumugire inama connection numvise arizo zamutunze uyu munsi reka tube connecte nawe uwamugirira umumaro akaba umumaro kuri we nukuri amamagare kandi amubwira ati Paul ndi kumwe nawe uyu munsi reka nguha akazi reka nguhe ikiraka uyu munsi reka ngushakire ubuzima birakunda kandi nzi ko hamwe n'Imana hamwe natwe it's more than possible birenze kuba byashoboka sibyo Imana iha umugisha reka tuvuge ni telefone ya Paul
nitwa Rweme Mbabazi, nawe utaha nari kumwe na Bahati. Nimero ya telefone ukeneye inama ku bantu bubatse cyane, ubu ngubu Imana inyujujemo, hari ingo nyinshi zubakitse kuko Imana inyujuje muri ibyo. Hari abantu benshi ngira inama kandi ugasanga kuko bageze ku murongo w'Imana bahamagare, w'Imana bashakaho, cyane cyane abo ngabo nabifuza kumva nyine andi mateka y'ibyabaye twagerageje kuvunagura. Bampamagara kuri 07 9 38 52 55 6. Urakoze cyane Paul. Yego.